الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم منها. Tangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha byuzuye kandi bitunganye bisakare ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira mu nzira y'ukuri kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah jalla wa ala yuko yazaduha kuba muri abo ngabo, Allahumma amin. Ubushize mu gitabo cya fiqhi twari turimo turarebera hamwe ibirebana n'inyama cyangwa se amatungo twakita ngo ni inyamafu, ibyipfishije mu Buislamu. Ubuislamu bubivugaho iki? Ubuislamu bwabitanzeho uwuhe mucyo? Ubuislamu bwatubwiye iki kuri izi zitwa inyamafu? Tugaragaza yuko kuzirya mu Buislamu kirazira, kuzirya mu Buislamu kirazira. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، umwanditsi w'igitabo aratubwira ati: maytatul hayawani najasatun. Aratubwira ati maytatul hayawani, mu matungo, yaba ari ya matungo dusanzwe tumenyereye ko ari aziruye ko tuyarya, ihene, inka, intama, ngo iyo ari inyamafu yapfuye tutazi icyayishe cyangwa se iri muri za mpamvu twagaragaje ubushize yuko yapfuye, mathalan dufate nk'urugero, ari nk'ihene yagonzwe mu muhanda, hagacaho imodoka ifite umuvuduko uri hejuru, hanyuma ikagonga ihene, iyo hene igahita ipfa. Iyi hene ntabwo twemerewe kuyirya mu Buislamu. Reka dufate urugero rw'ihene imeze gutyo kugira ngo tubashe kuza kujyanirana muri iri somo. hanyuma umwanditsi rahimahullahu ta'ala aratubwira ati: lakin hal yajuzu intifa'u bi ba'd ajza'iha ka'idhamiha, ay ka'idhamiha wa rishiha wa qarniha wa dhifriha wa jildiha wa sha'riha. نقول بالله وبالله التوفيق كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. umwanditsi w'igitabo aratubwira ati: ese izo inyamafu nk'iyo hene yagonzwe mu muhanda igahita ipfa, ese ibindi biyikomokaho, ibindi bituruka ku mubiri wayo, byaba byemewe yuko twabikoresha mu zindi nyungu, wenda nk'amoya yazo, cyangwa se tukaba twavuga tuti nk'impu zazo ndetse n'amahembe yazo n'ibindi bigiye bitandukanye bituruka kuri izo nka, bituruka kuri ayo matungo afwan. Kugira ngo byumvikane neza, twongere tugaruke kuri rwa rugero. Mathalan twemeranyije yuko ihene yagonzwe mu muhanda, iyi kumwemeramana kirazira kuyirya. Hanyuma se uruhu rwayo cyangwa se amahembe yayo cyangwa se wenda amoya ari buze kuza kuva kuri uriya ruhu, twemere kuyakoresha ibindi, hamwe nuko tutemerewe kuyarya, tutemerewe kuyirya iriya hene, biragenda gute? Hano ndagira ngo tubice mu bice bibiri, hamwe nuko twatanze urugero, ariko reka tubice mu bice bibiri. Hari inyamaswa mu Islam zitwa ngo kuba ari inyamaswa ubwayo, iyo nyamaswa ni najis, ntabwo twemerewe kuyirya ijana ku ijana. Ntitwemerewe kuyirya bitewe nuko iyo nyamaswa ubwayo ni najis, bitewe nuko iyo nyamaswa ubwayo ni najis. Nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ku bijyanye n'ingurube, atubuza kurya ingurube, anagaragaza yuko inyama z'ingurube ni najis, agaragaza ko inyama z'ingurube ari najis. Tayib, kuri madhhab y'abamenyi bagaragaza ko ingurube yose nkayo ari najis. Nanone hakaba n'inyamaswa byagaragaye yuko bimwe mu bizigize ari byo najis, bimwe mu bizigize ari byo najis. Dufate nk'urugero nk'imbwa, bikaba bigaragara yuko imbwa naam ari najis mu nkonda zayo. Nanone hakaba n'izindi nyamaswa byagaragaye yuko bimwe mu bizigize ari najis, nkuko twa tumaze kubivuga, nk'inyamaswa tutemerewe kurya, nkuko twabigaragaje mu somo ry'ubushize,
amaganga yazo cyangwa se inkari zazo cyangwa se wenda amase amabyi yazo, ayo ngayo ari najisi, inyamaswa tutemerewe kurya umuman. Ntabwo ibituruka mu nda zabyo mu mwanda, inkari, amabyi, ibyo bituruka mu nda zabyo, ibyo ngibyo ni najisi. Ariko inyamaswa twemerewe kurya ibituruka mu nda zabyo dushobora kuba twakita nk'umwanda, ibyo ngibyo ntabwo ari najisi ku nyamaswa twemerewe kurya. Hanyuma rero turimo turavuga tuti iyo yapfuye muri buriya buryo, ibyaje biturukaho bikomokaho, impu, amahembe ndetse na moya yazo cyangwa se wenda imigara yazo, ibyo ngibyo twemerewe kubikoresha ibindi. Ku ngurube abamenyi bagaragaje yuko 100% ntacyo twemerewe gukura ku ngurube. Iramutse ipfuye bayigonze ntacyo twemerewe kuyikuraho, tuhita tuyirekera aho ngaho rwose. Ahubwo ngo izindi nyamaswa zishobora kuba zemerewe kuribwa cyangwa se izitemerewe kuribwa ariko zifite ingingo runaka zagaragajwe ko arizo najisi, dufate nk'urugero nk'ingwe. Ingwe ntiyemerewe kuribwa kubw'impamvu, ntabwo ingwe nk'ingwe ari najisi, ntiyemerewe kuribwa kubw'impamvu bitewe n'uko ngo za nyamaswa za zindi zifite amabwene zikoresha mu guhiga, izo ntitwemerewe kuzirya bitewe n'iyo mpamvu. Zifite amabwene zikoresha mu guhiga, izo ngizo ngo iramutse ipfuye muri bwa buryo twavuze, yagonzwe cyangwa se yahanutse ahantu igwa hasi igahita ipfa, ngo twemerewe kuba twakoresha zimwe mu ngingo zigize tuzikoresha mu zindi nyungu. Dufate nk'urugero nk'aho turi buze kuza kubireba, byagaragajwe yuko nk'uruhu rw'inyamaswa yapfuye twemerewe kuba twarufata tukarwanika ku zuba. Biriya byitwa kwanika ku zuba ngo bihita bisukura umwanda uri kuri ziriya mpu. Masail turi kugenda tuzivangavanga buke buke, ariko turagenda dutandukanya imwe ku yindi bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Duhereye sasa kuri masala ivuga iti ibyaturutse kuri ziriya nyamaswa byo twemerewe kubikoresha biri mu bice bibiri. Hari ibyo twavuga tuti ibyo inyamaswa, dufate nk'urugero, ibyo inyamaswa ishobora kuba itunze ku mubiri wayo ariko bifite ahantu bihuriye n'ubuzima bwayo, ku buryo hagize igikoma kuri iyo ngingo, iyi nyamaswa yababara, yakumva uburibwe. Nk'urugero, urabona nk'ihene, uramutse ukoze ku moya yayo ntacyo yaba, ntiyanababara, ntiyanaribwa. Ariko uramutse ugeze kure ukagera mu ruhu, iri bubabare, iri buribwe, iraza kuza no kuva amaraso. Hano bamenyi bagaragaje ngo umuman 100% ibyo twakita ngo imigara ivuye kuri ziriya mpu iramutse ikoreshejwe mu zindi nyungu, nko gukora amakoti, nko gukora ibiringiti, kwa kundi dufate nk'urugero nk'intama, biriya biri ku ruhu rw'intama twakita nk'imigara yazo, cyangwa se twakita nka moya yazo. Ariya moya ashobora kuba yakoreshwa mu makoti, ashobora kuba yakoreshwa mu biringiti, ashobora kuba yakoreshwa mu bindi bigiye bitandukanye. Intama iramutse ipfuye tutazi icyayishe, igonzwe, ngo biriya byo abamenyi bemeranyije yuko bishobora kuba byavaho bikaba byakoreshwa ibindi, ntacyo bitwaye, kubera yuko ngo biriya ntaho bifite ahantu bihuriye ngo n'ubuzima bw'iriya nyamaswa mu kubabara no mu kuribwa. Ariko bigeze ku ruhu indani ishobora kubabara, aricyo abamenyi batandukanyije mu kuvuga bati ese uruhu rwayo twemerewe kurukoresha ahanga kugira ngo bitandukane. Nicyo kimwe wenda nk'inka, ihembe ryayo iramutse rivuyeho cyangwa se iramutse rikaswemo kabiri, kiriya gice cyakaswemo kabiri, kiriya kindi cyagiye, ngo cyemerewe kuba cyakoreshwa. Kubera iki? Kubera ko ngo kiriya gice ngo ntaho gifite ahantu gihuriye no kubabara kw'iriya nka ndetse no kuribwa kwayo. Kubera iki? Kubera ko ngo ushobora kuba wakata ririya hembe ntinabimenye ko warikase, ntiyumve ko yanababaye. Ariko uramutse ugize icyo ukora ku ruhu ukaba wanyuzaho urwembe, ishobora kuba yababara. Rero urwo ruhu igihe yapfuye, igonzwe cyangwa se ihanutse, hari icyo twarukoresha. Rero iyo ni iyindi masala ikurikiraho ahangaha. Ariko masala ya mbere ni igaragaza ngo ibyavuye kuri izo nyamaswa bidafite ahantu bihuriye no kuribwa kwazo no kubabara kwazo ku mubiri wazo, ibyo ngibyo bishobora kuba byakoreshwa, yaba ngo ari na nzima, ahubwo yaba ari na nzima cyangwa se ngo yapfuye tutazi icyayishe. Ariko iramutse ipfuye muri bwa buryo
ibyo ngibyo byo ntabwo turi buze kuza kubitindaho mu mpu zazo ndetse n'amahembe yazo. Tugende ndavuga mu moya yazo n'amahembe yazo n'imigara yazo. Sasa reka tuvuge ku bijyanye n'uruhu. Iyo yapfuye muri buriya buryo, uruhu rwayo rukoreshwa iki? Abamenyi bashingiye kuri hadithi z'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagaragaje yuko iyo byagenze uko nguko, uruhu rw'ihene muri buriya buryo rushobora kuba rwakoreshwa ibindi, rushobora kuba rwakoreshwa inkweto, rushobora kuba rwakoreshwa mu mikandara, rushobora kuba rwakoreshwa mu masakoshi y'abamama n'ibindi bigiye bitandukanye, n'izindi nyamaswa tutemerewe kuba twarya ngo iyo zanitswe ku zuba ngo zishobora kuba ziriya mpu zakoreshwa mu bindi bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye n'inyungu abantu muri rusange baba bakeneye mu nkweto, mu mikandara ndetse no mu masakoshi y'abamama n'utundi tuntu tugiye dutandukanye tuva mu mpu. Ahangaha rero icyo turebye kuri izi masaili zose, ukuntu twagiye tuzivangavanga tuzicagaguye rero mu buryo bworoheje, nuko twarebye tuti mbere na mbere inyamaswa yapfuye mu buryo butemewe n'amategeko mu Islam, nko kuba wenda yagonzwe cyangwa se yahanutse igahita ipfa, iyi nyamaswa kuyirya mu Islam kirazira. Hanyuma se izindi ngingo ntabwo twemerewe kuba twazibyaza umusaruro mu bundi buryo. Iyo ari ingingo zidafite ahantu zihuriye no kubabara kwazo no kuribwa kwazo, izi ngingo twazikoresha ntacyo bitwaye. Ahubwo abamenyi bagize khilafu ku bijyanye na za ngingo zifite ahantu zihuriye no kubabara kwazo. Dufate nk'urugero nko kugira icyo twakoresha amagufa yazo, kubera yuko igufa ni urugingo rukomeye cyane, hagize icyo urukoraho no ku muntu yababara. Hanyuma ngo ku nyamaswa byagenda gute? Ngo ziriya ngingo zindi ngo zishobora kuba zakoreshwa mu bindi, ngo iyo zasukuwe. Kandi gusukurwa k'uruhu ngo ni ukuba rwakwanikwa ku zuba, kuriya bagenda bagafata impu bakazanika ku zuba, ngo zishobora kuba zakoreshwa mu zindi nyungu za bene Adamu, ntacyo bitwaye. Ahadithi ni nyinshi cyane nk'uko zagiye zinagaragara zinashimangirwa na aya, aho Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu an-Nahl atubwira ati wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati no muri izo nyamaswa mu migara yazo ndetse n'ibyo ngibyo bituruka ku mpu zazo. Wenda dufate nk'urugero, urabona nk'inkoko hari ukuntu bashobora kuba bayipfurapfura amababa, aya mababa akaba yakoreshwa mu bindi, mu makoti, akaba yakoreshwa mu biringiti. Allah subhanahu wa ta'ala akomeza kutubwira ati wa min ash'ariha, no mu misatsi yazo, cyangwa se biriya bindi bituruka ku mpu zazo nk'uruhu rw'intama, ariya moya aturuka ku ruhu rw'intama, ngo mushobora kuba mwayakoresha mu bindi ila hinin, mukabikoresha mu bindi mukeneye mu gihe runaka mubikeneyemo. Wa hadha huwa arrajih, kandi iyo niyo mvugo ifite imbaraga igaragaza yuko inyamaswa twemerewe kuribwa, impu zazo zakoreshwa mu bindi, kabone nubwo yabapfuye mu buryo butemewe n'amategeko. Inyamaswa tutemerewe kurya atari uko wenda inyama zazo cyangwa se iyo nyamaswa ari najisi. Dufata urugero nk'ingwe cyangwa se wenda intare. Izo nyamaswa ntabwo twemerewe kuzirya, ariko ngo ntabwo ari uko izo nyamaswa zifite ubunajisi runaka, ahubwo nuko twaziririjwe kuzirya, no mu mpamvu zatumye tuziririzwa kuzirya cyangwa se muri principe igenderaho mu kugira ngo tuziririzwe kuzirya, hari uko nuko zifite amabwene zikoresha mu guhiga. Impu zazo rero zishobora kuba zakwanikwa zigashyirwa ahantu ku zuba zikuma, ngo izo mpu ngo zihita ziba tahir, zishobora kuba zahita zigira isuku ku buryo zakoreshwa mu bindi, mu masakoshi. Ariko nk'inyamaswa tutemerewe kurya ijana ku ijana, inyamaswa tutemerewe kurya nko kuba ifite najis, iyo nyamaswa uruhu rwayo nta kindi twarukoresha nk'ingurube. Ingurube ibaye ifite uruhu rwakorwamo inkweto cyangwa se uruhu rwakorwamo amasakoshi, iyo nyamaswa nk'ingurube ntabwo twemerewe kugira icyo ari cyo cyose tuyikoraho. Kindi, ingurube uramutse usanze hari aho yapfiriye mu muhanda bayigonze, icyo ni cyo kujugunya, nta kindi wagikoresha. Kumwemeramana nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yabigaragaje, ingurube nk'ingurube ari nzima ntiwemerewe kuyibaga ngo uyirye. Ariko izindi nyamaswa ziramutse zihuye n'icyo kibazo, impu zazo zishobora kuba zakoreshwa mu bindi, nk'uko Rasul sallallahu alayhi wasallam yigeze guca ku basahaba
bari barimo barareberera agatungo kari aho hasi kapfuye kaguye. Hanyuma Rasulu sallallahu alaihi wasallam arangije arabaza ati ese ntabwo mushobora kuba mwafata aka gatungo, ntabwo mushobora kuba mwafata aka gatungo mukaba mwagakoresha mu zindi nyungu, ushobora kuba mwafata kano gatungo mukagakoresha mu zindi nyungu. Ababaza ati ngo hal lantafa'tum bijildiha, ese ntabwo mubona yuko mushobora kuba mwafata aka gatungo uruhu rwako mukaba mwarubyaza umusaruro mukagakoresha ibindi. Ibyo byose ni ibyo tugerageje kureba muri izi masail zirebana n'izindi ngingo za ziriya nyamaswa ziba zapfuye mu buryo butemewe n'amategeko. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala tukazarebera hamwe muri masail z'ubutaha ibindi bindi bikomoka kuri ayo matungo, umuman amatungo tutemerewe kurya, amata azikomokaho, cyangwa se na zira ziba zapfuye ariko bikaba byashoboka yuko wayikama ikaba yavamo amata. Dufate nk'urugero nk'inka yari isanzwe ikurwaho amata, bari basanzwe bakama, iramutse igonzwe mu muhanda igapfa, ariko bishoboka yuko wakama ayo mata akaza. Cyangwa se wenda na zira nyamaswa tutemerewe kurya nk'intare, nimba hari ukuntu wayikama hakaza amata, cyangwa se injangwe hari ukuntu wayikama hakaza amata, nimba byitwa amata. Ese ibyo ngibyo byemerewe kuba byakoreshwa mu Islam? Ubwo ibyo ndi kuvuga ahangaha, inka nzima amata yayo aranywebwa nta kibazo, ihene nzima amata yayo aranywebwa, n'intama n'ingamiya ntacyo bitwaye. Ariko se ziramutse zipfuye muri bwa buryo, ese wemerewe kuba wayikama kubera yuko ngo yari ipfuye igifite mu mantuzamo nk'iyo nka mu cebe ryayo hari hakirimo amata, wemerewe kuba wayakama ukabaza kuza kuyanywa? Cyangwa se wenda nka ziriya nyamaswa tutemerewe kurya nk'intare, ese byemerewe kuba wayifata ukayikama ari amata ukayanywa? Izo nizo masail zizakurikiraho ubutaha bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.